Muraho bene data bakundwa n'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Amazina yanje nitwa KAJABIKA André, umukristo w'inyarugenge mu itorero rya Dore muri paruwasi ya Nyarugenge, nkabandi umudiyakoni kuri iryo torero. Hanyuma uyu mwanya ndifuza yuko tuganira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rigira umumaro ku buzima bw'umuntu wese, aba umukristo n'utari umukristo. Rero reka tubanze dusenge tubone gusoma ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uyu mwanya ndi imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abagaragu bawe, imbere y'abanyumva, kugira ngo mvuge ico washize ku mutima wanjye. Urakaza neza umwami Imana, kugira ngo ushoboze. Ubwanje ntaco nakwishoboza, ariko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Ntaba nge icubahiro kibi cyawe, kandi umugisha wawe ukomeze ubane nanjye n'abanyumva bose, ubaho umugisha. Ni mu izina rya Yesu tuzambaje, amen. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Paulo yandikiye Abakorinto, ni ibice 8, umurongo waho ni wa 3. Haravuga ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Tusubiremo, ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Kongere dusome andi magambo yanditse hano mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 19. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Turasoreza hano mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva, ni ibice 33 umurongo waho n'uwa 12. Haragira hati, Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti Jyana ubu bwoko ntumenyeshe udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko nimba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanje nzajyana nawe kuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe tudukura ino, kizamenyekanya yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki, suko ujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi iti, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba ngo mu maso hanjye ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kukunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntiyaboneka. Amen. Aya magambo nayahaye umutwe w'ijambo rivuga ngo umumaro wo kumenywa n'Imana, cyangwa se umumaro wo kumenywa n'Imana. Aya magambo dusomye ni amagambo atwereka uburyo Paulo yandikiye Abakorinto. Aravuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo.
kugira ngo umenyekane imbere y'Imana no kuyikunda. Wambaza ngo ni gute umuntu yabaho atazwi n'Imana? Kumenywa n'Imana ashaka kuvuga gutandukanye n'uko Imana abantu bose yarabaremye kandi irabazi, izi aho batuye, izi mirenge yabo n'utugari n'imidugudu yabo. Ariko rero uku kumenywa n'Imana turaza kugusanga mu ijambo ry'Imana, turebe impamvu Imana ivuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Nkiri kuri iri jambo ndavuga ku mumaro, kandi umumaro ugaragara mwiza wo kumenywa n'Imana. Ijambo rya mbere, kugira ngo Imana ikumenye by'umwihariko kandi ikumenye ku buryo ikurobanura mu bandi, ikavuga ngo ndakuzi izina, ikivugira yonyine mu ijambo ryayo no kuyikunda. Gukunda Imana bituma Imana nayo yongera kandi kugukunda. Iyo usomye hariya mu gitabo c'Imigani ibice 8 umurongo waho n'uwa 17, biravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshaka n'umwete bazambona. Abo ni abantu bakunda Imana. Iyo wakunze Imana, Imana nayo iragukunda. Abantu babyaye abana cyangwa se ababyeyi bagira abana urukundo rw'abana. Iyo umuntu abyaye umwana ubona ko ari umwana mwiza, ubona ko ari umwana ugukwiriye kandi ukamukunda. Ariko hakavamo umwana umwe akagukunda kandi yamara no kugukunda akagukundisha no mu bandi, bigatuma kandi wongera kuri rwa rukundo wari usanzwe umukunda ukongeraho urundi. Ibyo byabaye ku mugaragu w'Imana witwa Yakobo yari afite abana 12 b'abahungu n'umukobwa umwe Dina, ariko abo bana bose siko yabakundaga kimwe, ku buryo umunsi umwe yakunze Yosefu amudodeshereza ikanzu ndende kandi y'amabara nziza, ngo bituma bene se bamenya yuko ngo se akunda Yosefu kubarutisha. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa Yosefu rwari rwinshi kurusha urwa Rubeni, kurusha urwa Zebuloni, kurusha urwa Nafutali. Biravuze rero ngo kugira ngo umenyekane imbere y'Imana ni ukukunda Imana. Gukunda Imana. Hariho umugabo umwe witwa Daniel yakunze Imana, aravuga ngo sinziyandurisha kurya ibyo kurya byaterekerejwe ibwami. Hariya ni mu gice ca mbere ca Daniel umurongo waho n'umurongo wa 8, ngo maze Daniel agambira mu mutima we kutaziyanduza. Bibiliya itwereka neza ko hageze igihe Imana yohereza marayika. Kubera uwo mugambi yari afite gukunda Imana no kwanga kwiyanduza, Imana yohereza marayika amusanga mu masengesho, aramubwira ngo ugitangira gusenga no kwinginga haje ijambo rivuga ngo Daniel ukundwa n'Imana. Urumva Daniel ntabwo yarazi yuko Imana, urukundo rw'Imana rwabaye rwinshi rugatuma atuma marayika kugira ngo amubwire yuko amukunda. Imana ikunda abayikunda, ariko abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Aya magambo rero navuze yuko umumaro wo gukunda Imana byabaye ku mugaragu w'Imana witwa Mose. Mose yari umuntu w'Imana, ariko muzi amavuka ya Mose, muzi itangira rya Mose. Ku bantu batabizi reka mbe ko bibanyuramwo bukeya. Habayeho igihe kimwe Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa. Icyo gihugu bari baragisukiyemo bitewe n'inzara. Yakobo yari yaramanukanye n'abana be, bari nk'abantu bagera kuri 70, famiye yiwe yose. Igezeyo basanga Yosefu niwe wari igisonga gikomeye cya Farawo, abaha ibiryo, abaha naho gutura kandi heza hitwa Igosheni. Barororoka baragwira, ariko imyaka ikomeza kuba myinshi, Yosefu arapfa, bakuru be barapfa, abico gihe bajya bose 70 bose barapfa. Bamaze gupfa, ijambo ry'Imana ratubwira ngo hima undi mwami utarigeze umenya Yosefu.
Yosefu hari amateka yari yaranditse mu gihugu cya Egiputa, yari yaragaburiye abanyegiputa bitewe n'inzozi yarose akazirotorera umwami. Abanyegiputa baramutinyaga, abanyegiputa baramwubahaga, abanyegiputa baramukundaga. Ariko igihe kimwe Yosefu amaze gupfa, n'uwo Farawo wari waramukunze, wari waramutonesheje, wari waramushize mu igare rikurikira irye, ngo bituma ngo nawe arapfa bitewe nyine n'imyaka, urupfu ruza rukadutwara. Ariko ngo amaze gupfa, abico gihe bagirira ishari Abisirayeli, batangira kubagirira nabi, batangira kubica. Uwo mwami aravuga ngo murabona Abisirayeli n'abantu b'abanyamaboko nibakomeza kuzamuka kandi bagakomeza kugwira, bazaduhindura, bazifatikanya n'indi shanga ku buryo bazaduhindura abaretwa babo. Bafashe umugambi wo kubica. Umwami Farawo ategeka ababyaza, aravuga ngo umuheburayo kazi niyicara ku ntebe y'urubyariro, ngo arimo abyara, bakabona abyaye umwana w'umuhungu, baza bamuhotora bamwice. Ariko aba babyaza bombi ngo bamaze kumva ayo mategeko ya Farawo, ngo umuheburayo yabyara ntibyamwicira umwana, biza kumenyekana yuko batubashe itegeko ry'umwana. Ariko umwami arababwira ngo nibiki mwakoze byatumye bagira umujinya mwinshi, abanyegiputa batangira kwica Abisirayeli. Muri ico gihe nico gihe Mose yavutse, abyarwa na mama we na papa we, ngo babona ngo uwo mwana ni mwiza cyane, bamuhisha amezi 3, ngo binaniranye baragenda bamudodeshereza ngo akantu kameze nk'intamyi, mu ntamyi barakajyana ku rufunzo, ngo kugira ngo baze bamugaburira aho ngaho barebe nimba yakura. Bibiliya tubwira ngo Miriyamu mushiki wa Mose agumaho. Umukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira, ngo ahageze asanga ako kantu karaho kagaseke, ngo bagapfunduye basangamwo harimo umwana mwiza. Kiza kintangaza ngo bapfunduye, iyi Imana igufiteho umugambi ituma n'umwanzi wawe agukunda, ngo babona ngo uwo mwana ni mwiza, ngo aramujyana. Ariko ngo mushikiwe, kuko ntibari bazi ko ari mushiki wiwe, aramubwira ngo se wakwemera nkaja gushakira abagore, umugore umwe wo mu baheburayo kazi, dore ko baza bicirwa abana babo, ibituza byabo byuzuye amashereka menshi, kakuzanira umwe muri abo ngabo. Umukobwa wa Farawo aramubwira ngo genda umuzane, ngo aragenda azana nyina wa Mose. Ariko bafata ibanga ntibabwira umukobwa wa Farawo yuko ari nyina wa Mose urimo kumwonsa. Yaramwonkeje igihe runaka gishize, ngo amuha umukobwa wa Farawo. Mose akorera ibwami. Bibiliya itubwira yuko amaze gukura, ngo yanga kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo, kuko uko bamubwiraga baramubwira ngo uri umuhungu umukobwa wa Farawo, ntibamubwire nyina, ntibamubwire se. Ariko aza kumenya yuko ari umuheburayo kazi. Mose ngo akunda Imana, niho twavuze ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mose yanga kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo. Ese uza wanga ibisaha kugira ngo Imana igukunde, ukunda ibyo ikunda, ukanga ibyo yanga. Mose yifatikanya n'ubwoko bwa Isirayeli, yifatikanya n'abaheburayo, arahaguruka ngo ava kwa Farawo, ngo aragenda arasuhuka. Byari bitewe nuko yahagurukanye ishyaka ryinshi, yari amaze kwica umunyegiputa, ariko atinya yuko bizamenyekana. Aragenda aje Midiyani. Ageze i Midiyani ahabona akazi ko kuragira intama. Muri ico gihe ngo ari ku musozi wa Horebu niho Imana yamwiyeretse. Bibiliya tubwira ngo agiye kubona abona ikirimo icumuriro, ngo kirimo kugurumana mu gihuru, ariko ntigikongoke. Ngo yegereye muri ico gihuru, ngo hava mu ijwi ndamubwira ngo yewe Mose, kwetura inkweto zawe kuko hangaho ugeze arahera. Mose aganira n'Imana, nibwo Imana yamutumye kwa Farawo. Aragenda ko ndihuta, akura ubwoko bw'Imana hariya mu gihugu cya Egiputa. Ariko ngo agere mu nzira asanga n'ubwoko bugoye, n'ubwoko butagonda ijosi. Isirayeli bamwe muri bo batangira kumutuka, bamwe muri bo batangira kumucogoza ku muhamagaro yari afite. Bibiliya iratubwira ngo
Haleluya, haleluya. Bibiri itubwira neza yuko Mose yagiye mu masengesho. Niho twasomye iri n'isengesho rya Mose. Mose ngo aragenda asenga Imana, aravuga ngo Mana, ujya untuma ngo ninjyane ubu bwoko bwawe, kandi ntumbwire uwo dutumanye. Kandi hari ikintu wambwiye, urambwira ngo nakugiriye umugisha kumenya izina. Rero icyagira icyo kimara nuko wajyana natwe. Yumvaga Imana akwiye kujyana nayo, yumva akeneye kujyana n'Imana. Imana iguha umugisha mwene data, icyampa mu by'ukuri ukemera kujyana n'Imana. Mose amaze gusenga atyo, Uwiteka aramubwira ngo yewe Mose, nongere mbivuge, nakumenye izina, wangiriyeho umugisha kumenya izina. Nuko icyo uvuze ndagikora, nzajyana nawe nkuruhure. Ijambo rya mbere, umuntu wamenywe n'Imana, Imana yemera kujyana nawe. Fata icyo kintu kivuga ngo kugendana n'Imana, kubana n'Imana, guhorana n'Imana. Uwo muntu wamenywe n'Imana, uwo muntu ukunda Imana, Imana yemera kujyana nawe mu rugendo rwo kujya mu ijuru, mu rugendo turimo rwo kujya mu ijuru. Imana ntimuba kure. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo n'icyo uvuze ndagikora. Nukuvuga ngo amasengesho usenga Imana yawe, iyo usenga mufitanye ubucuti n'Imana, Imana yemera isengesho ryawe. Yaravuze ngo nyereke imigambi yawe, nyereke ubwiza bwawe, ngo bituma Imana ivuze ngo niba uvuze ngo tujyane nawe, ndabyemeye, n'icyo uvuze ndagikora. Nukuvuga ngo isengesho usenga, iyo mufitanye ubumwe n'Imana, iyo wamenywe n'Imana, nawe ukamenya Imana. Bibiliya avuga ngo Imana yumva amasengesho yawe. Zanibuka umunsi umwe ku musozi wa Karumeli, Eliya yaravuze ngo Uwiteka we, usubirisha umuriro utwike ibi bitambo, kandi naje menyekane ko n'umugaragu wawe. Uwo mwanya ngo umuriro uva mu ijuru utwika ibitambo, ukamya n'amazi yari mu ruhavu. Bibiliya tubwira ngo abantu batangira kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Nukuvuga ngo iyo Imana yakumenye izina, iyo usenze isengesho rirumvikana. Ijambo rya gatatu, Imana irakuruhura. Yaravuze ngo nzakuruhura, ubwanje nzajyana nawe nkuruhure. Abantu bagendana n'Imana nta stress z'ubuzima bagira. Umurinzi yaravuze ngo kuri ubu ngira amahoro mu mutima nahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi abisi ntibayazi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Imana yakumenye nawe ukamenya Imana. Biravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, kandi ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Bibiliya twereka neza iyo umuntu yamenywe n'Imana, ngo Imana iraza ikamuruhura. Mose arakomeza arasenga. Mwumve yuko twavuze yuko iyo wakomeje kubana n'Imana, iyo wamenywe n'Imana, isengesho usenze Imana ibyitaho, Imana irabyumva. Mose agera ahantu hakomeye, aravuga ngo noneho nyereka ubwiza bwawe. Aramubwira ngo icyo uvuze kirakomeye, ariko kuko bisabye dore uko tugiye kubigenza. Imana imubwira uko ibigenza, iravuga ngo ndanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Ariko muri icyo gihe ndimo kunyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, ndagutwikiriza ikiganza mu maso. Hanyuma ngo nivugire imbere yawe yuko ndi Uwiteka. Imana izitubwira izina ryayo mu gihe tubanye n'Imana neza. Imana ishimwe bene data, icyampa ukamenywa n'Imana, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Bibiliya tubwira ngo Imana avuga ngo nzagutwikiriza ikiganza, nyuze kugira neza kose mu maso yawe. Hanyuma nindangiza kikunyuraho, nzagufata ngushire hagati y'ubusate bw'urutare, aho niho uzaba uhagaze. Nanje nivugira imbere yawe mu busate bw'urutare. Ni ahantu hakomeye, ni ahantu utinyagambura, ni ahantu Imana yatoranije. Imana igushira muri place cyangwa se ahantu igusanga ikakubwira izina ryayo, kandi irangira avuga ngo nimara kukunyuraho ngo nzagutwikuraho ikiganza cyanjye, hanyuma ngo uzandeba mu mugongo, ngo kuko utandeba mu maso ngo ubeho.
ijambo ry'Imana nza gusoza nuko bene data dukwiye kumenywa n'Imana, kandi Imana nayo ubwayo ikatumenya natwe tukamenya Imana. Rero twasomye irindi jambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo uva mu umuntu uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ndakwinginga ndangiza umenye yuko abantu b'Imana banditse ku rufatiro, baranditswe ntibashobora gusibama kuko banditswe ku rufatiro, banditswe ku mfatiro zikomeye. Ikindi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Sinareka kukubwira yuko ibyaha urimo bituma Imana itumva isengesho ryawe, ibyaha urimo bituma wigira kure y'Imana, ibyaha urimo bituma Imana yigira kure, ibyaha urimo bituma Imana ibabara yuko yakuremye ikagushira ku isi. Kuko iyo usomye hariya mu Itangiriro ibice 6 uzasanga kurimbuka kw'abantu b'igihe cya Nowa, Imana yicujije icyatumye yaremye umwana w'umuntu. Rero mwene data, ntugatume Imana yicuza. Ndangiza tugiye gusenga Imana, wihane ibyaha byawe, uve mu bidatunganye. Imana ikumenye, Imana ikwiteho, Imana izakuruhura. Iyo stress ufite, ubwo bwoba bw'ubuzima, humura, Imana izabana nawe. Reka dusenge kugira ngo Imana ikubabarira. Aho uri upfukame, aho uri usaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ikumenye, kugira ngo Imana ikuruhure, kugira ngo Imana ikwereke ineza y'Imana. Ineza yayo ni nyinshi, umwanya wacu uri mutoya, ariko reka nkubwire yuko muri zimwe ineza yakugirira ni ukuruhura umutima wawe ikaguha amahoro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kubwira ijambo. Ugirire neza buri muntu wese uryumvise, kandi uyu uryumvise yaba yaracumuye, yarakoze ibyaha, hari yapfukamye, mu izina rya Yesu umubabarire, umukure mu gitabo cy'urupfu, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi umurebe neza, umugisha wawe umubeho, kandi imbaraga zawe zimubeho. Uhereye none umurinde Satani n'igisa nacyo, kandi akomerere mu buntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu tuzambaje, amen.